Ku munsi w'ejo tariki 22 ukwezi kwa 11 2025 masaha y'umugoroba nibwo byamenyekanye ko umusore wagize cyangwa se warukurikiranyweho uruhare mu rupfu rwa Mutoniwase Diane wacuruzaga akabari mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka yaje gufatwa n'inzego z'umutekano aza kuzirwanya ziza kumurasa ahita yitaba Imana nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma amakuru akavuga yuko ibi byabereye mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho uyu musore werutse kwicira umukobwa i Masaka yarashwe agerageza kurwanya inzego z'umutekano mu Rwanda. Polisi y'u Rwanda itangaza ko umusore w'imyaka 33 wakekwagaho kwica umukobwa bakundanaga amuciye umutwe yarasiwe mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda nyuma yo gushaka kurwanya inzego z'umutekano zari zigiye kumufata. Mu rukerera rwo kwa gatanu nibwo humvikanye inkuru y'uko umukobwa witwa Mutoni Diane wacuruzaga akabari Masaka mu karere ka Kicukiro yishwe aciwe umutwe ku ikubitiro haketswe wari umukunzi we kuko yahise anaburirwa irengero. Inzego z'umutekano zakomeje kandi kumushakisha kugeza ubwo kuri wa gatandatu zamenya amakuru ko yishe mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburasirazuba SP cyangwa se Superintendent of Police Twizeyimana Hamdun yabwiye ikinyamakuru rya Akadomo.com ko uyu munsi tariki 22 mu gihe cya saa 5 n'igice mu murenge wa Fumbwe aribwo polisi yabonye amakuru y'uko hari umusore w'imyaka 33 wari wagize uruhare mu kwica Mutoni Diane uhihishe. Ati polisi rero yabonye amakuru igeraho bari bayirangiye ko ashobora kuba ariho ari bageze umusore yanze gukingura nyirurugo bamusobanurira ko bari gushaka uwo muntu araza aramukinguza. Umusore afata icyuma atangira gutera abantu ubwoba ababwira ko umuntu uri bumwegere ari bumwice. Mu gihe rero bakivugana gutyo ahita rero yitera icyuma arikomeretsa. CP Twizeyimana Hamdun rero yakomeje avuga ko yashatse gutera icyuma n'uwo mupolisi ahita aramurasa. Yavuze ko uwo musore yahise apfa ako kanya. Ati inama tujya nuko abantu bakwiriye kureka kwijandika mu bikorwa ibyo ari byo byose binyuranyije n'amategeko, gukora ibyaha bitandukanye kubera ko amategeko arabihana kandi inzego z'umutekano ntizishobora kwihanganira umuntu wabikoze, agomba gufatwa agashyikirizwa ubutabera. Akomeje agira ati niba hari amakimbirane yabaye hagati y'abantu ntabwo umwanzuro ari ukwica cyangwa se gukubita no gukomeretsa, bakwiriye kwegera inzego zibishinzwe zikabakemurira ayo makimbirane. Mutoni Diane bikekwa ko yishwe n'uyu musore bahoze bakundana yari asanzwe acuruza mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umunsi w'ejo rero ubwo masaha y'umugoroba niko byamenyekanye ko uyu musore nawe rwose yaje kuraswa. Abantu batandukanye reaction turebe icyo bagiye babivugaho. Ati ubundi kubarebera nicyo gituma rero bidacika bikaba buri munsi n'abandi nuko byakabaye. Ati bigenda aha rwose ati habaye ibyo mpora nifuza, umuntu kwica undi we ugasanga ari aho abandi bari gushyingura, niba abikoze nawe ahite yicwa. Umuntu wishe aba ameze nk'imbwa yasaze, iyo atagira imbunda aba nawe yakimuteye da. Atariko murumva aho bigeze ko umuntu akerera umuntu akamuca umutwe. Ati abashyiraho amategeko kuki batabibona? Undi ati iyo bamugeza aho yabikoreye akaba ariho arasirwa. Undi ati ibi nibyo rwose. Ati nubwo ntajya nishimira urupfu rw'umuntu ariko yatubabaje nubwo uwapfuye yagiye yahemutse bike ati bibera abandi isomo. Undi ati kimbabaza nuko na cya kazungu kitarwanyije inzego ngo bakirase. Ati cyaraduhekuye none kiri no kutwonka imitsi kiturira imisoro imageragere. Undi ati bajye barasa ibinywa amaraso byose. Ati n'abajura bajujubije abantu sinzi icyo polisi na RIB bababitsemo. Ati barabatinya ahari. Ati dukeneye ubutabera, ibirayi biboze ati bivanwe mu bindi. Ati bikwiye kujya bigenda gutya. Ati buri gihe ati umwicanyi nawe rukamugeraho. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu avutse undi ubuzima narangiza ajye gutungwa n'imisoro y'abanyarwanda. Atabicanyi bose bajye bicwa barwanya polisi ariko badakomerekeje umupolisi. Gusa bikwiye kujya bivugwa kugira ngo n'abandi bamenye ko uwicisha inkota nawe nta buzima agomba kugira. Ati kuraswa byari bihagije. Ati perezida rikomeze wasanga tabuze abandi bafatanyije gucura umugambi. Ati good police. Ati mwakoze cyane. Ati kandi ntimukwiriye mwimukirirwe mubivuga mu migani ngo yirutse ngo yarwanyije inzego z'umutekano yagombaga gupfa kuko nawe yishe tu. Ati ahubwo mukomereza aho mudukize n'ibisambo. Ati polisi woye
ati byari kuba byiza kurushaho iyo asiga avuze abicanyi yakoranaga nabo, polisi mwakoze igikorwa gikwiriye ati cyo kwirwanaho, ati very good, undi ati napfe n'ubundi yari ikiboze ati muri sosiyete nyarwanda n'abandi batekereza batyo nabo bibagereho, undi ati wow, ati nta kindi gihano yari akwiye pe, ati nawe yari akwiriye kwicwa. Ubwo rero n'abanyarwanda nyine batandukanye bagize icyo babivugaho. Duhindure ingingo turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko abofisiye benshi barimo abajenerali bamaze amezi bafunzwe kugeza ubu bagikorwaho iperereza ryimbitse bitewe n'uko bari bakurikiranyweho ibyaha bikomeye. Byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri 22 Ugushyingo 2025 kibandaga mu bibazo birebana n'umutekano w'igihugu. General Major Sylvain Ekenge Bomusa yagize ati kuri ko hari abajenerali benshi n'abandi bofisiye ba FARDC bari kubazwa mu bikorwa bikomeye bifungirwa bijyanye n'umutekano w'igihugu, igihe bamaze rero bafunzwe gikurikije amategeko bisabwa n'ubushinjacyaha kuko bukeneye gukora iperereza. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Paul Nsapu yatangaje ko ari gukorwa iperereza ryimbitse ku byaha aba basirikare bakurikiranwa mu gihe bategereje kugezwa mu rukiko. Nsapu Paul yasobanuye ko hashize iminsi havugwa amakuru y'uko bamwe muri aba basirikare bapfuye abandi bakaba barembye, gusa ngo sibyo kuko ubuzima bwabo bumeze neza kandi banemererwa kureba imikino. Ati twaranaganiriye ubuzima bwabo bumeze neza, abaganga barabasura, bamwe bafite ibibazo by'ubuzima byoroheje, ati baranakina, ati bose barishimye, ati kubera ko ubwo Leopards yatsinze bose bakurikiye umukino wa Nigeria barishimye bikomeye, ati basimbukiye mu kirere kubera ibyishimo. Perezida w'umuryango Fondation Bill Clinton pour la paix Emmanuel Adukore tariki ya 19 Ugushyingo yatangaje ko gereza ya gisirikare ya Ndoro ifungiwemo abajenerali 21 barimo 2 bakatiwe. Yasobanuye ko hari 2 bapfuye, imirambo ishyikirizwa imiryango yabo. Mu bajenerali bafunzwe harimo General Christian Tsiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC n'umujyanama Perezida Felix Tshisekedi mu by'umutekano, General Frank Ntumba hoze ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu, na Brigadier General Benjamin Katende Batubadira wahoze ashinzwe ubutasi mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru mbabwire ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihoro AFC 23 baritana ba mwana kurenga ku gahenge mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'igihugu. Kuri uyu 22 Ugushyingo 2025 umuvugizi w'igisirikare cya RDC General Major Sylvain Ekenge yatangarije abanyamakuru ko AFC 23 ikomeje kugaba ibitero, asaba leta ya Qatar na leta zunze ubumwe za Amerika gufatira ingamba iri huriro. Ati buri munsi ihoro AFC 23 rikomeje kugaba ibitero ku birindiro byacu rikarenga ku gahenge. General Major Sylvain Ekenge Bomusa yavuze aya magambo nyuma y'uko kwa 21 Ugushyingo indege ya Sukhoi 25 y'igisirikare cya RDC igavye igitero mu gace ka Mikenke na Rwicankoko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kibanda muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cyo kwa 22 Ugushyingo ingabo za RDC zifatanyije na Wazalendo babyukiye mu mirwano ikomeye n'abarwanyi ba AFC 23 muri Kibanda na Katoyi muri Masisi. Umunyabanga uhoraho wa AFC 23 Benjamin Bonimpa yatangaje ko iri huriro atari ryo rirenga ku gahenge kandi atari ryo ryakwirengera ingaruka z'ubushotoranyi bw'ingabo za leta ya RDC. Yagize ati AFC 23 siyo irenga ku gahenge, sinayo yakwirengera ingaruka zikurikiraho. FARDC ivuga yeruye kandi ikavugana n'imbaraga ko ifite inshingano yo kugarura ituze n'amahoro ikoresheje uburyo bwose kubera ko yemerewe gukora urugomo. Mu burinzi bwa AFC 23 yemererwa isubiza inyuma ikibi. Ibitero biri kugabwa mu burasirazuba bwa RDC birenga ku masezerano y'agahenge impande zombi zagiranye zibifashijwemo na leta ya Qatar. Zari zarumvikanye ko hazajyaho urwego rugenzura ibarizwa ryako, ariko birasa naho rutaratangira gukora. Byasobanuye ko urwego ruzaba rugizwe n'abahagarariye AFC 23 leta ya RDC, leta ya Qatar, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU African Union, kugira ngo rero uzagirirwe icyizere nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemere rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha.